ese bura muri covid ntabwo insengero zafunzwe ntimwabibonye yego hanyuma rero se ubundi mwizeye mutego zitakongera gufungwa. Muraho neza abakunzi ba Karungu TV. Rero umukunzi wacu ari nawe muyobozi wa Karungu TV, muzi ko tujya tubagezaho inyigisho z'iyobokamana. Kuri ubu ngubu rero twifuzaga kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho muri kino gihe. Ese ko bafunze insengero yaba ari akarengane ku bwoko bw'Imana? Murakoze. Nk'uko mubivuze ni byiza kandi ni iby'igikundiro. Ni byiza ko abantu b'Imana bagira gahunda kandi hakabaho gahunda. Mu by'ukuri ibisakarengane nk'uko mubizi twabwiwe yuko abantu bagomba kubahiriza amabwiriza ndetse n'amategeko. Ibi rero ntabwo ari ibya none, nta gisha kiri mu isi y'ijuru gufunga insengero cyangwa se kutazifunga kubera impamvu zo kutuzuza ibisabwa. Ntabwo njye mbifata nk'akarengane, ahubwo njye mbifata nk'aho ubuyobozi bubona ko abantu bamaze kugomera Imana, bamara kugomera Imana noneho ubwo Imana igashiraho umurongo kugira ngo itorero cyangwa se abakristo bongere basubire ku rufatiro. Ntabwo ari abayobozi n'ababwiriza ndetse n'abahanuzi bateye bamaze kugomera Imana. Ndagira ngo twifashishije ibyanditswe biziranenge nk'uko dusanzwe tubizi. Mbere na mbere reka tumanze dusenga Imana kugira ngo dukomeze na n'ubundi tuganira kw'iki kintu. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze kuri umunyambabazi, urakoze ko wongeye kuduha aka kanya ko kongera kuganira ku byanditswe byawe biziranenge. Nyagasani Mwami Imana, turi mu bihe bidasanzwe kandi natwe tugomba kuba badasanzwe mu bihe bidasanzwe, kugira ngo ubwo uzaba ugarutse uzasange twariteguye, kugira ngo ubwo uzaba ugarutse twese n'abumvisha ijambo ryawe tuzahabwe ikamba ry'ubugingo. Niko gusenga kanje mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri rero nk'uko tumaze kubivugana kandi tubiganiriye, ntabwo kurwanya cyangwa se kuvuga ngo abantu nta karengane, ngo kuba yuko hateye icyorezo sinzi niba aricyo cyatumye bafunga insengero, ariko mu byo nagiye numva nanje nagiye numva yuko hari ababwiriza bitirira ijambo ry'Imana kandi atari bo. Ibi bintu rero n'ibindi byose rwose bikurikizwe kandi bishirwemo imbaraga. Cyakoze hari benshi bafite ukuri kw'ijambo ry'Imana atari uko babyize mu mashuri cyangwa hehe na hehe, ahubwo ari uko bemeye kuyoboka Yesu ndetse no kwiga Bibiliya kandi babikuye ku mutima. Ariko mu gihe cya kera nk'uko tubizi hagombaga kuba amategeko n'amabwiriza yagombaga kuranga abantu bakorera Imana. Twifashishije ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera, mu gitabo cyitwa Kubara igice cya 18, ndagira ngo duhere ku murongo wa mbere dusome. Uwiteka abwira Aroni ati, wowe n'abana bawe n'inzu ya so muzagibwaho no gukiranirwa kw'ibyahera. Wowe n'abana bawe muzagibwaho no gukiranirwa ku butambyi bwanyu, kandi bene wanyu umuryango wa Lewi, umuryango wa sogokuruza, ubigizanye hafi yawe bafatanwe nawe bagukorere. Ariko wowe n'abana bawe muri kumwe muje muba imbere y'ihema ry'ibihamya, baje bitondera ibyo ubategeka n'ibikwiriye gukorerwa iby'ihema ryera byose. Ariko ntibakigire hafi y'ibintu by'ahera n'igicaniro badapfa, namwe mudapfa. Bafatanwe nawe aje bitondera ibikwiriye gukorerwa ihema ry'ibonaniro, imirimo y'ihema ryera yose, utari uwo muri bo ntakigire hafi yanyu. Namwe muje mwitondera ibikwiriye gukorerwa ahera n'igicaniro, kugira ngo umujinya utongera kuba ku bw'Isirayeli. Nanje dore nakuye bene wanyu Abalewi mu bw'Isirayeli, kandi ni impano mwahawe, kuko baherewe Uwiteka
gukora imirimo y'ihema ry'ibonaniro. Wowe n'abana bawe muri kumwe muje mwitondera imirimo y'ubutambyi bwanyu ku bw'igicaniro byose no ku byo hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane. Iyo abe ari yo mirimo muja mukora mbahaye ubutambyi ho umurimo w'impano utari uwo muri mwe uzigira hafi azicwe. Mu by'ukuri igihe Imana yatoranyaga ishanga rya Isirayeli kugira ngo itoranyirize umurimo wayo nk'aho twese nk'abanyamahanga twaherewe, ntabwo byakorwaga n'ubonetse wese, byakorwaga n'abatoranyijwe kandi bari abo mu muryango wa Lewi. Mu miryango yose 12 yari igize ishanga rya Isirayeli. Rero byaba bibabaje ndetse bigatera n'agahinda aho uri gusanga umuntu utazi nibura n'imirongo 2 yo mu byanditswe byera cyangwa se ibiziranenge ya Bibiliya aza akubwira ati Uwiteka arantumye. Byaba ari ikibazo rwose kuba hari kubaho ubugenzuzi cyangwa se na gahunda, byose biraterwa n'akajagari. Naho ubundi turashimira Imana kandi nta kibazo rwose. Nuko mukomeze mugubwe neza kandi abantu b'Imana bagomba kugira gahunda. Njewe ndumva nta kibazo kandi sakarengane. Rero buri wese ashishoreze mu byanditswe, ibyanditswe byera, kugira ngo ubwo Yesu azaba agarutse azaduha ikamba ry'ubugingo. Niko gusenga kwanje no gusaba